Reka turebe uburyo generasiyo zimwe na zimwe zigenda zisenya izindi. Bavuga ko ngo abantu bavutse mbere ya mirongo irindwi, 1970, aba bantu ngo kubera ingaruka z'intambara bari abantu b'abanyabwenge bafite imbaraga, bo bishakamo igisubizo, ntabwo bajya gusaba imbaraga abandi, bo ubwabo bumva yuko babyikemuriramo. Reka turebe rero icyaje kuza nyuma y'abaje nyuma yabo n'ingaruka byaje gutanga. Mwongeye kwirirwa nshuti z'umuryango itamutamu aho muherereye hose, nizere yuko mumeze neza. Umunsi rero reka dukorane ikiganiro gisa nkaho ari challenging kuri bamwe, abandi buri wese azashyiramo uburyo wenda abitekereza cyangwa nk'uko abibona. Nk'uko byasohotse mu kinyamakuru MTC bivuga ko abantu bavutse muri kiriya gihe mbere y'1970, bavuga ko ngo bariya bana, bariya basore, bariya abantu bakomoka ku babyeyi bari baranyuze mu bintu by'intambara. Yes, ni ukuvuga ngo bari abantu usanga ababyeyi babo bari baranyuze mu bintu by'intambara zari zirangiye z'1945, intambara ya kabiri y'isi, kubera ko intambara yari imaze gukuraho ibintu byose, yari imaze gusenya ibintu byose. Ubwo ndavuga cyane cyane i Buraya no muri Amerika, cyane cyane i Buraya koko niho iriya ntambara yakoze cyane kurusha mu yindi migabane. Usanga rero ngo abantu bavutse muri kiriya gihe bari abantu bazi kwideburia. Reka nkoreshe iryo jambo kwideburia. Ni abantu ikibazo cyose koko nta kintu bari bafite, intambara yari imaze kwangiza ibintu byose. Ni ukuvuga ngo muri bo bari bafite ikintu cyo kwideburia, cyo kwishakamo igisubizo. Babona ikibazo bagahita bibaza ngo ndabigenza nte. Ingaruka rero ngo zaje kuvamo n'iki, ngo nuko abana babavutsemo ngo abenshi baje gusanga ababyeyi babo bari ababyeyi bazi kwideburia. Ubwo ugasanga noneho abana batangiye kugira ubuzima bwiza. Ngo burya akenshi abantu bari mu bibazo nibo bantu babyara abana bazabarangiza, kubera yuko abantu bari mu bibazo burya niho havamo intwari, aba legend, havamo abantu bakora cyane, abantu baba batekereza cyane, bishakamo ibisubizo. Noneho muri kwa kwishakamo ibisubizo hari abakoramo amakosa, ntibigisha abana babo ngo bicare babikore, n'abana babo bagende babigisha, mu gihe hari abandi usanga bo abana arabo gusarura gusa. Mu ndekera abana banjye ntibazaruye nk'uko nanjye narushye, ngewe nararushye, nge nagize ibibazo nyibyo byose, mubareke abana banjye babeho neza, nimugende mwige, muzabona akazi, mubeho neza, muzahindure ubuzima bwanyu buzabe bwiza. Ariko kandi hariya ngo hakaba harimo ngo ikosa rikomeye cyane, ngo kubera ko bari abana ngo akenshi usanga bakenerwa guhabwa. Genda uyige, mumpe minerivare, numara kubona minerivare mumpe akazi. Ugasanga ni ibyo ngibyo bakuriye. Muzasanga ngo rero abana bakuriye muri ibyo ngo impa. Abangaba ngo biragoranye cyane ngo kuba bazaremamo indi famiye ikomeye, iri strong, irimo gutekereza neza. Akenshi usanga ngo bo babyara abana nabo bashaka impa, kandi noneho aba bana bavuye muri impa noneho bo baza ngo ari impa kabiri. Yes, ngo koko ibyo umuhaye we ntago abishaka, kubera ko aba yumva ko we ni uburenganzira bwe bwo guhabwa, oya ntabyo gukora. Niyo mpamvu uzasanga hari ibihugu byinshi by'i Buraya ushobora kuzajyamo ugasanga karitsiye nzima, akarere kazima karashize, karimo abanyamahanga gusa. Ubwo hari igihugu ntashatse kubabwira, ntashatse kuvuga, ushobora kujyamo mu karere kamwe ugasanga harimo abanyamahanga gusa, bakubwira ngo uri i Buraya, ukavuga ngo ya, ngo ndabona ntari i Buraya, ngewe ndi muri Aziya. Ni ukubera iki? Ni uko ya generasiyo yatangiye ikora ya mbere yavutse mbere y'1970 yarakize, noneho irakora cyane. Abana babavutsemo bo baza ari impa,
bafata ibintu gusa, batwara ibintu bo bakarya amaraha baka-enjoyinga, niho uzumva aho hajemo ibintu byo kubyara umwana umwe, abana babiri, gutunga imbwa. Biriya rero nibwo usanga umuntu wahisemo kubyara umwana umwe, abana babiri, akubwira ko ngo ashaka kurya ubuzima, ngo nta kuntu ngo none se ngo wajya gusura, wajya muri holiday ahantu kure ufite abana batandatu, iyo tike ntiwayikuramo. Ugasanga n'ibyo bitekerezo baba bafite. Noneho wasanga wenda afite umwana umwe, umwana yagira irungu, ubwo umwana bakamushakira imbwa mumara irungu, cyangwa nawe yaba ataragize amahirwe yo kugira urubyaro, cyangwa yarabanje kwiga akavuga yuko azabyara nyuma, azashaka nyuma, noneho yajya kwisanga agasanga ageze igihe cyo gushaka, noneho ariko kubyara bikaba ni ikindi kibazo, kubera ko kubyara, igihe cyawe cyo kubyara, umubiri wawe ntabwo uzategereza icyo ubwonko bwawe butekereza. Urumva ko umubiri wo uragenda ugakura, ukagendana na ritime Imana yawuhaye. Bityo rero nk'umwana w'umukobwa wabanje kwiga akavuga ko ibyo gushaka azashaka nyuma, ari uko abanje kwiyuzuza, amaze kugeza ku cyo ashaka, amaze kugira inzu, akazi keza, agiye gushaka yisanze ari muri cya gihe adashobora kubyara. Urumva ko aho ngaho haba havutsemo ikibazo, nibwo ahita ashaka indi option yo kuba yagira nibura imbwa mu rugo yaganiriza nayo. Niyo mpamvu uzasanga imbwa zimwe na zimwe bazita amazina y'abana, za baby, my baby, ibintu nk'ibyo byose, kubera iki burya ntago ari uko aba atayikunze, koko abayikunze kubera ko burya iba isa nkaho imufatiye umwanya wo wa mwana yari kwita baby. Ibintu nk'ibyo byose mvuze nibyo abantu bavuga, njyewe ntabyo mbizi rwose, niko abantu usanga babiganiraho babivuga. Ntawe nkomerekeje, wenda uri muri iyo situation, ntago nari ngambiriye gukomeretsa uwo ari we, ariko niko abantu bavuga. Yes, none ibyo bintu byose rero biri muri zimwe mu ngaruka z'aba basaza, baba byeyi bakoze cyane kubera inyuma y'intambara. None abana babavutsemo, aho kugira ngo babigishe uburyo bakora, kugira ngo kiriya gihe kibi banyuzemo nabo kibasigira isomo, ahubwo bo basigaye bari mu mudendezo wo kubaho neza. Nizo ngaruka zigenda zivuka ubu ngubu kano kanya. Ariko rero bamwe baje kwigiramo isomo, babona yuko n'ubwo bwose banyuze mu bihe bibi, hari ukuntu bakwiyubaka, bagatekereza yuko biriya bihe bibi bitazongera kuba, ku buryo ibyo bintu by'intambara bitazongera kuba mu buzima bwabo. I Buraya niyo uko byagenda kose bakora uko bashoboye, intambara ntizigere iba mu bihugu by'i Buraya, kuko bazi ububi bwabo, bazi uburyo isenya. Bityo rero ugasanga bigatuma hari izindi generation zitakariramo mu nzira. Nk'uko nari nimbivuze, generation itangira ikora cyane kugira ngo izahe indi generation ubuzima bwiza, ariko iriya generation ifite ubuzima bwiza istragoringa, igira ikibazo cyo kuba yakora indi generation izabaho neza. Kubera iki? Ije isanga ibintu byose bimeze neza, ije isanga amahoro, ije isanga ibiryo bihari, ije isanga byose bihari. None abazavuka amahanga nabo bazumva ko ubuzima buri aho ngaho, bo ntibatekereza ko ubuzima bushobora kuzahinduka bugakomeraho, kugira ngo baprepare mu bwonko, babigishe yuko ubuzima buzahinduka, kandi bagomba kugenda babutegura mu buryo nabo bazagenda nabwo. Reka mbibutse kuri video nakoze y'ejo bundi ya chocolate. Iriya video ya chocolate yavugaga uburyo batangiye gukora, barimo guteganya uburyo bazajya bakora chocolate bayihinze i Buraya, muri za nzu bita ngo greenhouse, muri ya mazu nyine ibubaka inanga, wagira ngo n'aya maplastike, bakaba ariho batereramo biriya biti bya kakao bibyara chocolate, aho kugira ngo bitumize muri Afurika cyangwa muri Amerika y'Epfo, aho ikirere kimeze neza. Inanga y'ikirere ntago kimeze neza, ntago imvura igwira igihe cyangwa izuba rigwira igihe nk'uko mu bindi bihugu bimeze byo muri Afurika cyangwa byo muri Amerika y'Epfo. Bityo rero baje gusanga nta kuntu twazahora tudepanda ku bandi bantu, nta kuntu twaza twumva ko mu gihe bari abantu wenda badashaka kubiduha usange tubuze ikibazo cya chocolate. Nibwo rero biteganyirije, bategura uburyo mu myaka itaha ari bo bonyine bazaba bigira bategura ibintu byabo. Ese twebwe muri Afurika, ese abana bacu twabigisha gute kubona amahirwe ahari kano kanya,
kugira ngo bakomeze bayasagasire ntibemere yuko yabaca mu myanya y'intoki, kubera ko niba uyu munsi ufite amahirwe, niba uyu munsi urya 2-3 ku munsi, bivuge ko ugomba gutekereza ukigisha umwana wawe uburyo yakora ko ashoboye, n'abazamuvukamo n'abandi bazaza n'indi generasiyo bumve ko nawe hari uruhare agomba kubigiramo, kuko buri wese twaje kuri iyi si dufite uruhare tugomba gukina mu mibereho, si yacu gusa, n'iy'abadukomokaho, n'iy'abaturanyi bacu, na kominote yacu. Burya ikosa dukunda gukora no kwitekerezaho twebwe ubwacu, kumva ko ngo ngewe ndashaka ko abana banjye bazatera imbere, ndashaka ko abana banjye bazabaho neza. Burya ririya ni ikosa tuba dukora iyo tunavugana ririya jambo. Burya ni ukuvuga ngo ndashaka ko igihugu cyanjye kizatera imbere, ndashaka yuko community yanjye izatera imbere, nk'uko n'inahangaha babikora. Usanga inahangaha iyo batekereza ikintu mu buryo bunini, batekereza igihugu muri rusange, nta muntu witekereza ku giti cye we n'umuryango we, kuko azi ko aramutse anateye imbere nta kamaro yuko kuba we yatera imbere, igihugu nta mutekano gifite, abaturanyi nta mutekano bafite, kuri we yakumva ntaho, muri make biranumvikana yuko ntaho ushobora kugera. Niyo mpamvu rero mu byo nateguye kuri uyu munsi, nifuza yuko twagombye gutekereza uburyo twashepinga abana bacu, ndetse bikagira naho ugira kuri community yawe ukareba uburyo wayifasha, ntitwitekerezeho ngo twebwe ubwacu, naho ubundi niba generasiyo y'ubu iyi turimo abantu barimo kurya 3 ku munsi, dutekereze n'izazaho n'indi izazaho nyuma yacu, nitugere gusa dutekereza ibintu bitoya, dutekereze ibintu binini uko bishobotse. Mukomeze mugire umunsi mwiza naho uta. God bless you all of you. Ciao.